Bagaza rero ubushize naramworoheye ubu ngubu ni mu mavi ndashaka burya akagabo gahemba kandi kataraza hano ntago ari amagambo ahubwo hagiye kugaragara ibikorwa aho twaturuka hose ndi tayari kugushyira hasi bivuze ngo ubushize narakorohereje Bagaza uyu munsi none turi kumwe no ku ngumi nunsinda Bagaza araje ngira ngo muri kumubona ni ukwishyushya biriya na Tide Bullet agarukamo kuri Vivance nziza cyane araza umujena bikatamo neza cyane ibintu ni sawa ndabona wa mugabo nkuko nabivugaga turacyari kwisiya ntawe uremeza undi urasere ko tugira abantu bameze gutya uravugisha ukuri urabona mbese wajya guhibona mu mafilime najyaga mbibona nkagira ngo nuko tubeshye nabibonaga mu mafilime ariko bibonye live ariko se uramubona ute Tide Bullet Tide Bullet ni umuntu w'icyitegererezo ni umuntu yakwigiraho byinshi Bagaza rero Bagaza ni umuntu ushirika ubwoba ubundi ni ubwa mbere nabonye nyine umuntu witabira bato ubundi umuntu uje adupinga aradupinga afite umuvure ngo ni uko mfite amapine jya kwenga ibitoki Kibungo jya kwenga ibitoki yewe numvisha ukuntu abagabo bari kwigamba ngo bazi ibintu bafite impano dore ngiyi nayiza bivuze ngo ibyo bivuze ngo ibi bintu byabo si impano niyo anahagazeho wana ubu akantu kameze gutyo agashobora koko buretse njyewe nkunda umuntu ukora ibintu ntakora kuri yarakwemeje hari aranyemeje kuri iriya skateboard nimba ari umuvure nimba ari iki hari nk'abana 25 bakora ya freestyle yo kuryama iriya bita down freestyle iyo ugira ngo ni logo iyo ubonye umwana uryamye kurusha abandi umenya aho aturuka ni mu Kiyovu kwa The Bullet yaje nyimanuka down yarabibonye ubwe metero wanjye arambwiye ati The Bullet ati freestyle nta muntu uyikurusha turayizi cyane meze mwana mwandike muri comment ubutaha noneho nanjye nzaze mbaye show kuri skateboard nguruka ninyabye n'ibirere abajene bari gusetinga ikibuga rero ngo ubu ngubu noneho gahunda ni ukubica ngo bagiye kunyura mu utu tuntu bya bikweto by'amapine ahasigaye reka nze turebe iyo batosha ariko nyamuneka mujye mwibuka mukande subscribe mwebwe mutarayikora mukande like ubundi mutubwire muri comment ariko abajene mutubwire ibintu baba batwereka niba ari byo koko cyangwa batubeshya. Hello once again njyewe narababwiye ubundi njye nditanga shaka umunyempano uhiga abandi wumva bishidikanyaho nanjye nzamutamo ubwo nuko mubyibuka abantu barebye video duheruka gukora twari twemeje ko bagiye kutwereka bikeya ibindi bakabikomereza kuri freestyle ariko cyane cyane bizibanda kuri cones aho baza kunyuza za nkweto z'amapine mwaturira tuntu twatangiye tubereka ahangaha rero ndi kumwe na Mensiye Bisara isinga kapu gatana dala uriya hozo rwizehuri nka bituriya Mensiye The Bullet ndaje bakoma cyane bakoma trap bakoma hit bakoma skate G The Bullet ni umusaza ku maroli bullet ku skateboard imbere cyane mbikora cyane Mensiye mwemeze kwa babariza Mensiye bigeze ubona Bullet ku cyapa cyonje bushaka ko napfa itara ryanjye ritaka gabanya hayi gabanya imyotsi utangire ubukanda niyo fi wirobeye hama hamwe tuyigabane kontrol uyu mubumbe nabihawe na nyiri bambe abahwere babaza amahembe bo mukorera zabahembe tukaba turaje mu gisagara cy'umujyi peace bro ariko man bumva ngira ngo abantu banongere banibuke ko niba bibuka video ya mbere twakoranye ubundi wanatubwiye ko buri n'umurapero cyane simba mbatayemo kubisa na kandi ntigeze nshyira muri Mensiye video ya buretse ikiganiro cyacu takimarira mu muziki ahubwo reka ubundi reka abantu tuzabate batubwire niba bishaka tuzakorana ikiganiro ari ikijyanye utubwire urugendo rwawe muri muzika niba ukibikora cyangwa niba wanabiretse utubwire byapfiriye byatangiye gutebeza gupfira ariko iki kiganiro cyo kigiye kuba kibanda kuri kontu tatujijisha nta kibazo cyatangiye kugira ubwoba ubwo ahubwo nindamuka mutsinze ntuzongere kunzanira umuntu udafite ubushobozi bivuze ngo nindamuka mutsinze ntuzongere kunzanira umuntu udafite ubushobozi bivuze n'abatari kuri level yawe
Okay, ubwo nkuko mubyibuka ubushize twe twakoze bato ni Bagaza wavuye muri Rwanda Hope Club of Skate Style na MT The Bullet wavuye muri Rwanda Skaters Rwanda Bullet Skaters Club. Ya Rwanda Bullet Skaters Club. Munyihanganiye ko mbivuze nabi ntabwo izo ari club zanjye. Ubwo bazaya bazivugira neza. Ubwo noneho nkuko tutabatindiye twari twababwiye ko tugiye gukora ikiganiro gishingiye kuntu bagiye kunyura nk'utu dukona. Nkuko mubibona bamaze kudusetinga twanatangiye tutubereka ariko reka twongere tutubereke nuko kona zimeze. Bivuze ngo barajya bakata munsi bakata kuri kona nta n'umwe uyigonze sibyo bivuze ngo uyigonze araba yakotoye. Rero Banyarwanda twege twarabwiye nk'impano zitandukanye turi hano kugira tugaragaza impano z'Abanyarwanda kandi duhuza abantu bafite impano zitandukanye tugamije kurushaho kumenyekanisha impano z'Abanyarwanda ariko by'umwihariko abagabo bashingiye ku mukino wa skating. Na Bagaza mwibuke ko ari umucuranzi ariko na MT The Bullet nayo mu kiganiro cy'ubushize yatubwiye ko hari n'abindi binakora bigacika. Bivuze ngo nabanyempano zivanga vanze ziteye n'ubwo. None rero ubu ngubu gahunda reka dutegereze turebe umusaza Bagaza nawe aze hanyuma tumubwiye ko se Debu mbere yuko Bagaza hari akamesaje wamira Bagaza. Bagaza rero ubushize naramworoheye. Ubu ngubu ni mu mavi ndashaka kumwereka reva ariho cyangwa se anyereka iyo ndiho. Atubwira ngo impamvu ngo atari gukora neza ngo yibe muri Car Free Day. Nizeye ko muri Car Free Day yabaye. Waje noneho sinanariye. Ibaze noneho ibintu ngiye kumukorera ntariye ninza nariye. Iyo ni mutangiye ushaka impamvu nawe. Oya. Mukanya nuko tora urabeshya ngo nuko utariye. Oya ngenda kubwiye ibaze ibintu ngiye kumukorera ntariye. Bivuze ngo nubwo yitwaje ngo yagiye muri Car Free Day. Niyirije kugira ngo mufashe mworohereze. Ibyo urabivuga uko Bagaza asa naho agiye kure. Nazi ubwo ibyo urabisubira. Oya naze. Aha. Okay, boo, peace and love. Mbibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tuje byabyara ikintu cya fresh. Ndabona Bagaza ari kwikatisha. Okay, Bagaza bite? Mbese wari urebe ko watinze kuza mu kiganiro wari watinye? Oya ntabwo nari natinye. Amagambo The Bullet yavugaga wayumva? Oya. Iyo wayumvishe we ntabwo nayumvishe. Iyo wayumvishe we The Bullet uzi ibintu yari kuvuga utaragera? Yes. Ngo biriya bintu ngo yarakoroheye ngo witwaza ngo urananiwe ngo Car Free Day. Nizere ko uyu munsi Car Free Day ntayo wagiye ubu duhe hakiri kare mwese mumeze fresh. Yes. Ubu rwose nta kibazo pe. Ko numva akajwi katavayo musi. Oya ameze neza nta kibazo. Okay. Gira akamesaje ugenera MT The Bullet imbere yuko mutangira. So MT The Bullet icyo namubwira niba yari kwivuga ibigwi simbizi ariko burya akagabo gahemba kandi kataraza. Hano ntago ari amagambo ahubwo hagiye kugaragara ibikorwa ubwo abadukurikiye ubwo nibo bazaduha amanota. Nibutsa abantu bakurikiye impano zitandukanye ko uyu munsi tugiye noneho baratora. Nyamuneka mutubabarire mutore muri comment pe. Mutubwire ninde urenze ku bintu bagiye gukorera mu izi kona. Barajya banyuramo mu izi kona banyuzamo za nkweto zabo z'amapine nkuko mubizi. Ngira ngo kona murazibona nizo ngizo muri kubona ubundi abagabo bagiye kuzinyuramo nabangaba. Ese uyu munsi mwatwereka kunyura muri kona gusa cyari utundi tuntu muri butwereke? Ubushize twasezeranyije yuko tuzabereka kunyura muri kona ni nabyo tugiye kubereka. Kugira ngo n'abaturebye mbere ubu ni nacyo kintu biteze. Ubu nuvuga ngo mugiye gukora udukoryo twose dushoboka muzi ariko mudukorera muri izi kona. Okay, ubundi tutanatindiye abantu ubu turaza kubivanga gute noneho umwe arajya akora avemo unda akora camo. Umwe arajya akora avemo hakurikireho undi gutyo. Bivuze ngo muraturuka kwa rwa ruhande. Muraturuka hariya muza cyangwa muraturuka hariya muza? Biraterwa naho we wasete. Oya wowe mwege murambwira mutaza kwitwaza ngo nabashyize mu ruhande rutari bo ndabizi mamushaka impamvu. Duturuke aho twaturuka hose ndi tayari kugushyira hasi. Bivuze ngo urahagarara hariya na kamera yawe birimo umuriro. Kuko ndashaka kureba metere Bagaza rwose. Ubushize narakorohereje Bagaza. Uyu munsi noneho turi kumwe no ku ngumi nunsinda kuno. Murahita no kuvuga ngo rero ubu ndahagarara hano muraturuka hariya hepfo muza. Yego. Bivuze ngo ahewe ngo drone birimo umuriro. Ariko The Bullet byaba byiza waza ugasuzuma iki kibuga cyari kamaze ngisuzume gatoya ndebe nta kibazo. Ndebe uko bimeze. Ariko buriya ngiye mbona kubera ko hari aparitse imodoka kandi mushobora kuzana umuvuduko mwinshi. Buriya ntimwagira
reka mwaturuka hariya ngenda ndabona munyihanganire gato nge mbanze mbisuzume ndahita mbabwira uko duhindura icyerekezo. Okay, reka bagaza asuzume ikibuga rero ahita tubwira. Abasaza bati reka turebe neza none ahantu ikibuga cyerekeye. Nanjye kamera ya drone yanjye ahita nyizamura mu kirere, sibyo? Ngaba ari aho bari kugambana, ntumbaze ngo bari kuvuga ibiki. Iko niba bafite ubwoba bagaza muri kongorana n'uduki. Bikongorana uduki ko mutavuga. Uri tayari gufata? Yari gufata. Ubwo se naba naje kwereka icyo abanyarwanda ntari tayari. Kora pose ho gake. Oya nabya pose. Ubu ngubu gahunda niyo kwereka abanyarwanda icyo tugiye gukora noneho rero. Abasaza bari kwivugisha utugamba ati reka tubanze dusuzume iki kibuga tugiye gukoramo uko kimeze. Bagaza araje ngira ngo muri kumubona. Nukwishyushya biriya nabo baratangira. Ibaze noneho niba bakora biriya bintu bari kwishyushya. MTD Bullet nawe akavuga ati reka nanjye nze nishyushya riruka nk'ikive hejuru. Yamaye nka muzehe. Ko bya bintu bikaze. Isi doroni nibo bakurikirera. Uko ngo nukwishyushya. Nukwishyushya. Hoyas. Turacyari kwishyushya. Yamaye nka abanyarwandakazi. Aba bantu nibi bintu bari gukora ari ukwishyushya se ubundi batangira gukora. Ariko rero nanone ntimurambira abanyarwanda rwose. Twatangiye. Ubu mugiye gutangira. Okay, ninde ugiye kubanza? Nyamuneka je abanyarwandakazi mbanze mbibwire iyi ni impano zitandukanye. Icyo tugamije ni ukwereka abanyarwanda impano z'abana b'abanyarwanda ndetse zikarenga mu Rwanda tukazerekana ku isi yose. Nta kindi musabwa uretse kudusapotinga, mutera comment ko mubona izi mpano z'aba bajene, ubundi munasangiza izi video ku nshuti zanyu. Baragira bati tugiye gutangira, sinzi ninde ugiye kubanza. Ni Bagaza ndabona ari we wikokinze yari atingiye kubanza. Mbese gutora n'ukwanyu banyarwanda, gutora n'ukwanyu. Kubona bagiye kunyuramo ngizi murazireba, ndajya njyana na buri wese azikatamo ubundi mujajinge mutubwire uri kubikora neza kuruta undi. Ni Bagaza na MTD Bullet. Bagaza wavuye muri Rwanda Club of Skate Style na MTD Bullet wavuye muri Rwanda Bullet Skaters Club. Okay, let's go. Ubwo show iratangiye kwanza. Bagaza ari coachinga ari tuna kabisa tindaje. Abazinjiyemo Bagaza muramubona. Umujena dukatamo neza cyane kuri Rivanse na Kimocha itayikaraga cyane. Cyamaye nk'umusaza. Sha umva uyu munsi harajye. Birabaye. Kwemeza abanyarwanda ngo biragora ariko none ibi byo sha nibatemera. Ubu musaza The Bullet nawe araje kuri Rivanse. Yaranaguye. Ati ndajurira ariko ndajurira. MTD Bullet bamubwiye ati akagabo gahimba kandi kataraza, ariko none ko kumenya yahimbaga bataraza. Aba baravuga ati ndajurira agarukamo. MTD Bullet agarukamo kuri Rivanse nziza cyane, araza umujena bikatamo neza cyane. Bana nawe ati burya nanjye akimoto kanje nakasha ahita naturase. Yarameneye drone. Okay, turakomeje ubwo bivuze ngo baciyemo freestyle imwe nkuko muyibona buri wese aracamo freestyle undi akahita yimwishyura, sibyo? Bivuze ngo mu kanya kaza ujya gukora freestyle undi akaba atayumva, biraza gutangira undi nawe ahita amwishyura akoresheje indi. Bagaza niwe warutangiye, abavuze ati ngiye kubaka kabiri sasa. Bagaza baraje kuri speed yihuse cyane nayo itajyamo. Dore umujene she. Ariko banyarwanda umva ko mutemera we. MTD Bullet nati ndaje sha ibyo ngibyo nyibwirishwa n'ibiki. Nawe avuga ati ndagakatamo nkakatemo. Ariko se abasa mubanze mubwire n'abantu babakurikiye ubundi nyirizina MTD Bullet ibintu bimeze gute? Ibintu ni sawa ndabona wa mugabo nkuko nabivugaga. Turacyari kwisiya. Nta uremeza undi. Ubwo bivuze ngo biracyari sufuri kwa sufuri kabisa. Nta numwe uremeza undi. Ariko MTD Bullet yari ahantu yaraguye. Abanyarwanda batanga amanota. Nta kibazo twageze. Yakajuriye kandi urabona ko iyo umwe akora ni nayo ndasubiramo. Bivuze ngo nta numwe uremeza undi. Gutora nuko abanyarwanda icyo tubisabira nta kindi tubasabye. Mwege mutubwire muri comment ubundi munatanga motivation kuri aba bagabo. Okay, barahagaze hari abaye kugambana ibintu ntazi. Bagaza niwe ugiye kuza.
Bagaza niwe ugiye kuza. ntari Bagaza niwe ugiye kuza. Bagaza araje Bagaza araje kuri kaguru kamwe yaraguye ahari. jurira ntaribi Nawe ati ngaho jurira ntacyo biremewe. gisubiremo. Bagaza ati nanjye ndayijurira na MTD Bullet yayijuriye ntimunkange ngo ni perezida. Ati ntimunkange ngo ni perezida nanjye mundeke nyijurire. Ebana Bagaza ati ikibuga gitangiye kunyerera. Arongera araje arakajurira Bagaza. Arakajurira agacamo neza cyane n'akaguru kamwe. Agacamo neza cyane n'akaguru kamwe. Bivuze ngo MTD Bullet ni uje. MTD Bullet nawe araza acamo ku kaguru kamwe hariya rwose mujeni yihuta cyane. Ebana ahita akata kukimoco aragaruka. Baragaruka abaje ndabona bagenda kigwiguru ntege niba batangiye kunanirwa. turacyahari. Cyangwa mutangiye kuruha basi. Mutangiye kunanirwa. Ntago twananiwe turi tayari. Okay. Ubwo Bagaza umwe amazi atanga undi amuha. Bagaza niwe ukurikiyeho. Kuri yari banse gihita nkora Dawudi ko bumvikana ntashobora. ikintu kigiye gukurikira. Bumvikana ikintu kigiye gukurikira. Bagaza araza yinjira ko nanone ahita kunyuramo nabi ubwoba. Bagaza ariko arasoza kubona ku kimoco gateye ubwoba cyane. Haba haje umudriver w'Isuzuki nawe ati nanjye nabicamo burya ariko ati nanjye nabicamo. MTD Bullet ni uhita yinjiramo. Abaraje MTD Bullet y'amahinka ati kariya ntabwo ndakwishyura ariko ndikorera kandi kakimoco. Abajene ko ndeba nahoroshye muri kona. Abajene ko ndeba nahoroshye muri kona. Twakomeje ntari biturashaka izindi. Kwaba abajene nahoroshye muri kona. Ubu se muracyafite ibintu ubundi mu mwerekana ko ndeba ibintu byabaye byinshi. Niko muracyafite ibintu mwerekana mwizi kona MTD Bullet. Muracyafite ibintu muri kwerekana byinshi ntari bireka nyamaye no muze ko ndeba bimaze kuba byinshi. The Bullet ati ibintu biracyahari. Ati njyewe naje kwemeza abanyarwanda nubwo kwemera ko abanyarwanda bigora. MTD Bullet ati gahunda n'ukwemeza abanyarwanda. With two legs. MTD Bullet avuga ati buriya ko nkoze nubona utagashobora ntacyo nawe urayituma kandi. Bagaza none ahitaza ku kimoco kenshi cyane katagaruka none aka ngaka niba bakita nguki. Wagiye ni amapa ya Chris Brown. Uramubona? Hariya hari umugabo w'Isuzuki ati aba bantu bose baragwa miswi. Ati nta woroshye ubarimo. Ariko se banyarwanda MTD Bullet akabaraje aravuga ati burya nanjye biracyahari. Araneneka akaguru kamwe hejuru rwose kandi pinire hasi arakatumujena ati gahunda no kwemeza abanyarwanda. MTD Bullet message ku banyarwanda bari kureba iki kiganiro. Ibi rero ikibuga ntitukimenyereye ni nkaho ari ukwishyushya. Ibintu tugomba kubereka ni byinshi cyane. Ibi ngibi ni nka sample turacyishyushya kabisa. The Bullet aragira ati ibi bintu muri kubona nimugire ngo buriya nubwo twatangiye icyatuzanya ariko ibi mu bifate mu kwishyushya. Ahantu dusanzwe tuhakorera tuhageze none ariko ibyo tuzabereka ni byinshi. Dufite impano zitandukanye ku skate. Bagaza nawe ahitaza akayinjira. Ebana kuka koryo kiza cyane yihuta kuri trick zutapfa kumenya ukuntu abikoramo. Kukimoco ariko none baravuga bataba abantu ntibasanzwe. Hari hari umugabo rwose aragira ati abantu ntibasanzwe. Akaba haje MTD Bullet anyuzamo akandi kantu gateye ubwoba cyane. Ahangaha njyewe numvise ntanyurwa ndavuga reka nibarize uyu mugabo uri kubibona. Bite wa mugabo we? Umeze ute? Wabwira abantu bagukurikiye witwa nde? Nitwa Niyonzima. Ubusanzwe duciyeho witwariye Isuzuki. Nitwariye Isuzuki yanjye ntembera. Tubwira impamvu ufata icyemezo cyo guhagarara hano. Kubera udukoryo ndi kubona hano ndabona ari ibintu bidasanzwe
natwe mu Rwanda se nzi ko tugira abantu bameze gutya uravugisha ukuri urabona Kabisa. mbese wajya kubibona mu mafilime najyaga mbibona nkagira ngo ni ukutubeshya gira ikintu ubwira abanyarwanda nk'umuntu wibereye ku kibuga abanyarwanda ntabwo nzi ko dufite abahungu bameze gutya natwe rwose nk'abazungu ariko nanjye ndemeye kabisa natwe dufite abahungu bashoboye ese niki kintu wabwira abanyarwanda none ikintu nababwira ni uko twese dukwiye gutera intambwe tukamera nk'aba bajama tugashaka nk'abana nabo bakiga nk'aba ngaba nabo bakabateza imbere kabisa ubundi ukagira uti ibi bintu nabibonaga mu mafilime ariko mbibonye live ndi kubira rwose mpahagaze ariko numvaga bidashoboka ubu nibwo mbyemeye umugabo aragira ati ibi bintu nabibonaga ku mafilime none ndabyiboneye bya nyabyo abajene hano bakora ibintu bidasanzwe ngira ngo murabireba ukuntu abajene bakomeje baca mu mwanya makuru ariko nkurikije ubwinshi bw'ibintu bakoze ndi kwibaza aba bajene bafite ubu ngubu bafite koko bafite ibindi bintu bagomeza kwereka abantu okay reka nibarize MT The Bullet utabeshye muracyafite ibintu mwerekana cyangwa birahari byinshi ariko se video turayikora uyu munsi gusa ahubwo ubutaha tuzamenya nimba dukurikizaho amakona cyangwa nka ya ma freestyle ubushize twaberetse abantu batora nibo bari butubwire ibyo tuzakomerezaho okay bivuze ngo reka duse naho ngira ngo abantu barabona ibintu mwakoze bitewe n'ubwoba ariko kandi byiza cyane mwizi kona none ndagira ngo MT The Bullet niki wabwira abanyarwanda bari kutureba aka kanya abanyarwanda rero ndabashishikariza gukora siporo nyine umuntu ukora siporo ntarwaragurika ntagira gute noneho banadusapotinge n'abadashoboye kuzikora badusapotinge bakora like basharinga badashyiraho commentaire tumenye aho ibintu bipfira muri rusange cyangwa aho twakomereza ariko uragira uti buriya tuza inyuma ya kamera babanje kumbwira ati ngikinzanye ndabizi kwemeza umunyarwanda biragoye ariko ahangaha naje nje kubemeza tubwize ukuri ubu uyu munsi wa mugani n'icyo wabwira abanyarwanda banze kwemera iby'impano z'abanyarwanda rero waze kubyemera azakubita aga screenshot yakoze video nk'iyi ngiyi niba utakora ikintu uzemere rwose umanika amaboko nanjye muhe n'umuntu ndusha ikintu ndimira okay bagaza wowe se tubwire koko utabeshye MT The Bullet turamubona gute kuri freestyle zino zo muri kona mu by'ukuri ubona umuntu agenda nkurikije uko twari twakinnye ubushize ntabwo nakeka ko yaba ari kuri urwego ariko nka perezida wa karabu iyo byose buri gihe ariko akantu ka perezida umuntu kugira ngo abe perezida wa karabu atoza abantu barenze 20 aba ari icyo yisumbuye arusha abandi sibyo niyo mpamvu gusa yerekanye ibintu byiza ariko ubwo twe nta kintu twavuga ahubwo abazareba iyi video nibo bazagira icyo bavuga nta kintu nakora bagazaragira ati ariko nka perezida ariko akantu ka perezida ukunda kukavugaho cyane Rob tipe rero sinzi ikintu aba yagize kuba ndi perezida biragukanga nzaza n'imfura yanjye muri skate kwereke bananze kugushyira hasi ariko yengeye kuzakohereza imfura yanjye kugira ngo birebe muri skate ahubwo icyo nicyo nshaka icyo nshaka yaba muri kona yaba muri freestyle muri kimwe ahubwo ngira bazatanga amanota ahubwo bazamerewe kuko ni ukuvuga ngo ngiye mba nahanganye n'umuntu ari ku rwego rwanjye wabyemeye noneho ubutaha imfura yanjye ni gushyira hasi bwo uzavuga ngo iki ni ukuvuga aho niho nzemera ariko hari imfura bita Shema hariyo bita Enzo abo ngabo nibakugera imbere ariko ubundi ubushize twari twavuze ngo niba uvuga ko wakinye n'umuntu utari ku rwego rwawe bivuze ngo ni perezida wowe uri umukinnyi tunakubwira ko ubundi ubutaha nawe uzazana perezida wa karabu yawe ese ubundi perezida wa karabu yawe nawe azi gutwara skate arabizi okay cyangwa wamugana ubutaha tuzaduhuza abaperezida noneho n'abakinnyi bahura ukwabo ariko niko bimeze kubera ko wamugana perezida bari umutoza w'ikirenga bivuze ngo rero bahanganye n'umuntu uwize wowe utaratangira kwiga ariko se uramubona ute MT The Bullet MT The Bullet ni umuntu w'icyitegererezo ni umuntu yakwigiraho byinshi ibi ni ibintu byiza cyane mumpere message ntoya ukurikije uko wamubonye mu performance ye muri kona The Bullet ukina ibintu byiza cyane gusa komeza ushaka abana benshi babyigana utazakomeza kubikina nka perezida ahubwo ugira abana uzajya ubisigira nicyo kintu ngiye numva nakubwira tu ahangaha hakaba hari abana bawe rega uri perezida wabimenye ndumva ako kantu uvuze ko gutuza abana benshi wagira ngo watembereye mu ntekerezo zanjye mfite abana benshi babizi babikina niyo mpamvu ubutaha hazaza noneho
uje gukompeta nawe atari njye dukompeta muri ariko rusange. wa mugani reka noneho mu kiganiro gikurikira tuzagikore turi kumwe n'ubundi na timu yawe ubwo Bagaza nawe nabishobora azazana perezida we duhuze perezida noneho duhuze n'abanyeshuri cyane rwose ako kantu ariko ntikaba ari sawara yega ni ukuvuga ngo abaperezida baba bafite inshingano nyinshi ahubwo De Bullet arakara nk'ubu wanjye bari mu nshingano nyinshi kubera ko twe dufite timu nini cyane kandi y'abana bakiri batoya ubwo rero urumva ntabwo biba byoroshye nyine kuba wabona uno mwanya ubwo nibyo nabwiraga De Bullet bibaye byiza yajya aba afite abana ariko sinzi ngo biterwa n'ukuntu aba yabipanze ariko nacyo cyaba ari cyiza cyane kurushaho nawe utakazagira abatuma tunebibutsa abantu umuntu uri kureba iki kiganiro niba uri umunyempano ukaba ureba bano bajene ukabona ibintu bakora waza ukaba ubarenzeho sibyo wakora nk'ibyo bakora wabemeza wenda ukabikora neza kurushaho cyangwa se waba ufite indi mpano ukavuga ati nubwo biriya bikweto ntabyambara wenda ngo mbishobore ariko nabemeza mu yindi mpano andika muri komenti utubwire impano yawe wumva ufite ubundi tuzaguha amahirwe yo guhura aba ni abarigenda imana ni abarigenda ntimubabone gutya MT The Bullet ukurikije ibyo Bagaza wabonye akina muri kona ni iki kintu wamubwira? Bagaza rero ni umuntu ushirika ubwoba ubundi ni ubwa mbere nabonye nyine umuntu witabira bato nyine nta nubwo bafite nta n'iki ariko Bagaza umutima ukomeye no gukunda ibi bintu akora ushize twarakinnye dutaha twumvikanye ngo tuzaza turushanwe yagerageje muri rusange ariko ubutaha yitegure umuhungu bita Shema niwe namuteguriye ubu niwe ubutaha bazaba bari gukompeta bivuze ngo Bagaza ugiye kumuza n'umunyeshuri jya urayitwaza ngo uri perezida birangire nimba wenda yanampereza agakanga kuntsinda ngo kuko ndi perezida ubwo ngubwo ubutaha azatsinda umuhungu wanjye nanjye azaba nsinzi nta kibazo De Bullet ndabona n'undi murara ufite igisketeboard wana sinzi ahantu aturutse mfite impano nanjye mfite impano we wakora iki ndabona mfite impano ariko nanjye mfite impano iki se mukicara hose iki ni agatara ariko uri kubona aka gataro kararenze ku buryo se wansiga iki cyaba cyoroshye hano ndagukoma akantu muri freestyle nunyishyura kabisa nanjye ndagukora yanyabyo banze nterekeho miliyoni y'ubuntu se njye nutsinda maze ukajyana nanjye ngiye kuguruka noneho ndenge ubundi se witwa nde nitwa Elam Skateboard wakiniye se waririmbye izi none abanyempano ahubwo baranasaze nese kuvita wicomeka mu kiganiro cyacu mani wakiniye izi bakuri mbona ibintu bambaye navuga ati kabisa nanjye ngomba kuzana urubaho rwa ziko uyu mutipe ari seriye ku buryo uvuka ahita tugira mu kiganiro rero reka mbabwire reka tumuhe chance ugiye kwerekana ako kantu uzi kamwe MT The Bullet njye nawe rero nawe ibintu bawugize direct umuntu araje atwicomekeye mu kiganiro yewe ni umuntu uje dupinga aradupinga afite umuvure ngo nuko kuri amapine jya kwenga ibitoki kibungo jya kwenga ibitoki icyo ngicyo wamugana ukigenda we najya kwenga ibitoki noneho Bagaza mu ndebera ibyo arimo no kuri pose niyo sura yuzi Bagaza niko none se Bagaza noneho ndebera Bagaza ibintu mbere ibyo si ibintu byawe rekera none se umusazi vugisha ukuri iki kintu bakigendaho gute ni skateboard rero ukuntu bayigenda ngo niki skateboard iyi skateboard ukuntu bayigendaho ni nka balance nyine tu amaguru abari hano ukabaransinga ibiro kabisa none se tubwire wowe inspiration yikurete gato ako mani njyewe mujye mureka kumvanga njyewe naje nje kwereka bato yanyu yo guca muri kona abantu none uyu nawe bayikubisemo n'umuvure wa mugani ngo n'umuvure uyu umunyakingo yaje inspiration ikwiye kwita wicomeka mu kiganiro cyacu njyewe ukuntu nicometsemo njyewe numvisha ukuntu abagabo bari kwigamba ngo bazi ibintu bafite impano dore ngiyi nayiza bivuze ngo ibyo bivuze ngo ibi bintu byabo si impano niyo ariko mu ntera iki kintu ntakijyaho bataziritse amaguru bavuze ko akoresha amaguru niba atayazirika kugira abashe kugihagararaho ariko jewe abanyarwanda banyemerere uyu mujene uje wicomeka mu kiganiro cyacu abanga ibi byabo si impano ngo impano ni iyi ngiyi
njyewe ndagira ngo munyemere tumuhe amahirwe mato atwereka akantu amasegonda make atwereka ako kanya ngiye kubereka urakigenda wuta bakita nk'iki bakigendaho kabisa bayita skateboard ariko se noneho umujene rwose umujene aragira ati njyewe iki ngiki anahagazeho wana ubu akantu kameze gutyo wowe wagashobora koko se buretse ufite amagini ariko mani wa mutipe uzi ko umenya bikaze wana nyamara abanyarwanda ngo mwemera cyane haguse muzemera twapfuye wa mugani uyu mujene rero burya nkabona aza yicomeka mu kiganiro yari afite ni imana itarenze none se uretse oyanjye nkurikije ukuntu bimeze ibi bintu birarenze ubu si ibintu bacagamo hano wabicamo nawe ibintu bacagamo nanjye ndagerageza kabisa n'impano yanjye ndagerageza ncemo kandi nirukanka debe uyu muntu umubwirira ijambo rimwe ngaho twemeze reka nze mbemeze aha banyarwanda dore ati biriya bintu byabo si impano ariko rero kariya kajene ndabona kari seri karagira kati ibi bintu byabo si impano reka mbereke impano zira wa mutipe cyamaye umuzeyi nyamara wa muntu biteye ubwoba nyamara abanyarwanda ibi bintu birarenze kabisa banyarwanda mwatubwiye aba bantu mwihangane mubambwirira ikintu kimwe muri comment kabisa njyewe ubu nemeye byanandenze umva rero mwana njye nubwo mbona urenze ariko byo kuza wicomeka mu kiganiro cy'abandi byo ntabwo ari sawa kabisa ubwo rero sinzi ukuntu bimeze sinzi ukuntu ubu tugiye kubisoza komeza mbabwira ni uyu mujere ntabwo yemereye kwicomeka mu kiganiro cy'abandi kuba afite impano byo banyarwanda mutubwire iriya nayo ni impano aje asebya abantu ati izi zabo si impano ni iyanjye ese mutide bure uyu mujere niko numva bakubise hasi birangiye uzisi ariko nkurikije njye n'ibintu akora nawe ararenze manje ngenda abona agiye ararenze ariko kurenga kwiwe noneho uremeye oya atazarenga iwabo bamubeshye ko arenze azaze tubanze dukora izo abana bakunze kwita gigi mu kinyarwanda tugendere ku ipine rimwe tujye ku bivuduko nibwo turebe nyine ubuhanga bwabo biriya nibyo byonyine uzi ku icyo kiboro ntabwo ari byo gusa nzi hari n'ibindi byo ariko bajyemo hagati wibatinya mani bajyemo hagati wibatinya kuko njyewe ubungubu noneho mise nk'uyipete ubungubu ubaye umwe muri bo ukimara kunyemeza ubaye umwe muri bo ahubwo njyewe ndi kwibaza biriya nibyo byonyine uzi oya ntabwo ari byo byonyine nzi hariyo bita ori boneless manyo utuntu twinshi cyane ariko ngo ki harimo boneless ngo ki harimo iyo bita boneless ori manyo kick flip heel flip ni nyinshi ibyo byose ni ibintu wakorera kuri icyo kiboro byose ni ibintu nakorera abanyarwanda batwemerere ikiganiro gikurikira ubu ni wowe tuzakigirana ibyo bintu byose ubivuga unabibereka umusaho twihanganire rero twanze kugupfukirana usakoza ngo impano akira ariko ibi byo nabyemeye burya nkunda kubavuga ngo ibyo nzi n'ibyo uzi tubihuje bya kintu cya fresh mpamya ko nawe ibyo uzi nubihuza n'iby'abajeni bazi tuzakora ikintu kirenze mani shaka kabisa ibintu byo kuza wicomeka mu kiganiro cy'abandi ariko ntabwo byari sawa yego debu twihanganire uriya mujeri nawe aje avuga ati njyewe ariko ukabona nta n'impano bafite biriya bintu mubyakiriye mute njyewe nkunda umuntu ukora ibintu ntakora kuri hariya yarakwemeje hariya aranyemeje kuri iriya skateboard nimba ari umuvure nimba ari iki ariko nanjye nimba yanyemeje kuri iriya nanjye yazaze kuri ino nkweto azakoresha iriya amenyereye azajya gubita freestyle cyangwa se azabanza twereke video yiwe muri rusange ikubiyemo ibintu byose reka noneho njyewe abanyarwanda batwemerere ikiganiro gikurikira muzihangane ariko tuzanagikoremo hari tuzagikorana n'uyu mujeni atwereka ibintu bye byose namara kubitwereka ubwo abanyarwanda baguma batore noneho tuzabongere dukore ikindi kiganiro noneho habereka udutriki yakora namwe mumwereka utundi tugomba kuzana challenge y'ubutatu butagatifu noneho kabisa ariko njyewe nanibutsa umuntu wese ufite impano yaba ari ugenda kwa kiriya kibaho kiriya cyo ntabwo nari nyizi yaba ari n'ugenda kwizi inkweto yaba ari n'ufite indi mpano iyo ari yo yose akaba bareba akababona yabemeza nawe yandika hano muri komenti njyewe ndi impano zitandukanye kandi icyo niyemeje ni ukugaragaza impano z'abanyarwanda MT The Bullet ni iki kintu mbere y'uko dusoza wumva wabwira abantu badukurikiye ni ukudusapotinga bakora like bakora share bakajya banashyiraho komanteri kureba gusa kubwira umuntu ngo akurebe gusa akaba ari support yo mu rwego rwo hejuru
ko si wa mugana abanyarwanda niba tubasaba ngo byonyine umuntu azaguha igihumbi atabasha kureba video yawe iminota 20 mukanda like akimeze nk'ufite inzoka mu mufuka kubikora n'abandi barabikora ni ibintu biraho muduteze imbere natwe tuteze imbere urubyiruko rw'u Rwanda cyane tuba turi gusaza nibura tuzagira ibyo dusigira abantu nimubona ari byiza tuzabisigira abantu ariko nimutabibona ari byiza nyine ubwo muzaba mubyanze n'abantu ntibazabyiga nk'uko byagakwiye ubwo tuzareka kubereka impano nabo ubwo tuzakurikira ibyo bakora niba ari ariko jewe ntacyo kizamubuza kwereka abanyarwanda impano z'abanyarwanda ababishoboye nishaka tuzagira views icumi babikunde ntibabikunde twege tuzabibereka kubera ko ni impano z'abanyarwanda kandi twebwe ubu turi gushyira itafari natwe ku gihugu cyacu cyane rwose harya waravuze ngo ufite groupe y'abana utoza ariko nizere ko byibuze ubumenyi muba mufite muba munabusharinga abana ni same level hari n'ibyo nkora hari n'ibyo abana bunatuje bakora ntashobora kubera ko umugani uriya muhungu uvuye hano numvisha avugamo akantu ngo ka boneless nabo hari ibintu bakora akavunika ukagira ngo nta magufa afite bagaza konde wakonje watinye ntago nakonje uriya mwana guteye ubwoba oya birangiye ndabikunda cyane kuko n'ubundi ikituraje inshinga ni uko impano rega hari abantu benshi bafite impano ariko batarabona uburyo ki bazigaragaza icyo cyo rwose kubura uko ugaragaza impano yawe byari kera impano zitandukanye ubwo rero ni ukuvuga ngo muzagera n'ahandi henshi pe zirahari biriya rero by'uriya mwana urabona aracyari na mutoya ni byiza cyane ariko wenda tuzagira byinshi tuganira wenda niba yanatwisha na kiriya kintu wenda natwe tukagikoresha bana byo igihe cyacu kizagera bo icyo wenda nabwira ngewe abanyarwanda mu by'ukuri uko bari bazi skate bazi ngo ni ukujya mu muhanda tugakompeta tukagenda igihiriri buriya skate igira utuntu twinshi izi bazita freestyle izi bazita freestyle ushobora kwiyerekana rwose ugakora udakoresheje ikibuga kinini ugashimisha abantu nk'uko babibona n'ubundi ukuntu muri kubinyuramo bino bintu ntabwo bisaba ahantu hanini ni akantu gatoya twafashe abanyarwanda ngira ngo baranabibona ko turi ku muhanda n'uruhande rw'umuhanda twihagarariye nyine kugira ngo mwereke impano zanyu abanyarwanda nkambashikariza rero ntibazana abana rwose hari igihe kizagira mu gihe bakoze ibitaramo n'abana bakabataramira bakoresheje ino nkweto ni byiza cyane ariko se niba atari ibanga ubundi mugira amakarabu menshi ya skating hano mu Rwanda nk'uko nawe babwiye nk'ubu karabu yanjye bayita Rwanda Hop Club of Skate Style ugiye kuri YouTube ukajya kuri TikTok meme na Facebook iyo wanditseho na Instagram iyo wanditseho Rwanda Hop Club of Skate Style uhita ubona amavideo yose ukabona n'abana ku buryo wakwereka abawe mu gihe bagifite ubwoba haba harimo abana guhera ku myaka 3 kuzamura bakina skate ubumenyi ntago tubwihererana tunabasaba kutugana rwose tubigishe nanjye nyine nari ndiho mbaza uretse ayo maklabu yanyu mubamo mukoreramo hari andi maklabu yandi aba ahari akora ibintu nk'ibyo mukora cyangwa ni klabu zanye ebyiri gusa zihari amakarabu nayo arahari hari nka Musanze Skating hakaba n'iyi yuno mugabo MT The Bullet hari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye hari n'indi ikorera i Remera kuri stade amakarabu yagiye hari n'indi ikorera Ikinyinya nayo irahari bita Academy Skating aho hose no kubanga aho umuntu ari bitewe n'ahamwegereye cyangwa n'amahitamo ye ashobora kugenda umwana wabo bakamwigishana cyane ko tunyuzamo tugasharinga ubumenyi nta kibazo ati tunyuzamo tugasharinga ubumenyi ni byiza cyane ngenda nabikunda iyo wavuye muri Rwanda Hop Club undi akava muri Rwanda Bullet Skaters ariko mukavuga ngo reka twereke abanyarwanda impano kandi n'ababeshye buriya guhuza ubumenyi binafasha binatuma mununguka ubushyashya sibyo mpamya nashidikanya ko nubwo mwakoranye abantu bayibonye iyi ni bato yo banatore batubwiye ati ninde urenze muri comment ariko se The Bullet ukurikije umwanya umaze uri gukorana Bagaza niki kintu ubona wamwigiyeho Bagaza umugabo ucisha bugufi nyine ibintu byose aba yabyoroheje ntafite inankiye abantu badakora siporo namubonanye kuko nagerageje no kumucokoza ngo ndebe ko azamuka mbona ni umugabo uba uciye bugufi nyine uzi icyo akunda ukunda umukino awurimo nawe umurimo muri rusange ahubwo nakomereza aho ngaho ubumenyi nk'uko abivuga ku bandi bana cyangwa abandi bantu muri rusange bafite gahunda cyangwa ubushake bwo kumenya iyi skate ndumva ari ibyo ngibyo Bagaza ukurikije igihe umaze ukina skating
byibuze ufite nk'abana bangahe wigishije ku buryo ushobora kuvuga ati nigishije wenda abana runaka ku buryo wenda nk'abo bana tunahuye bashobora kuvuga ati aka kantu ndakazi nagakuye kuri bagaza. Okay, mu by'ukuri abana bo maze kubigisha ibintu byinshi, ariko nka kariya kantu nkunda kwita vandaratere, ubona ni akantu gasaba imyitozo myinshi, gusa hari nk'abana nka babiri muri karabu. Ako kavandaratere ngira ngo murakabona rwose kuko imoco kanini cyane akimara gukora kubona ahita akongera ati reka mbasogongeze shambahe n'inyongezo. Ni ukuvuga ngo kariya rero kugeza ubu niko bafitiye amashyushyu, ariko nk'abana nka babiri maze kukabigisha bari kugenda bagerageza nta kibazo, kandi nzi ko nzakomeza kugenda n'abandi bose babikeneye mbigisha. Ati nta kibazo nubwo ari babiri maze kwigisha kandi ndacyakomeje ku buryo nzaba mfite umubare mwinshi w'abantu nahaye ubumenyi bw'ibyo mfite. MT The Bullet, ukurikije igihe umaze ukina skating, ubu umaze gutanga ubumenyi bungana iki ku bana? Ni nk'abana bangaho umaze kwigisha ku buryo uvuga uti byibuze bimwe mu byo nzi abana barabizi ubu ngubu? Abana bamaze kwigisha ari abanyuze muri karabu n'abahageze bagera muri 56. Ariko ubu abo dukorana bahoraho ni abana 38, harimo n'abantu 10 bakuru. Bivuze ngo uwo mubare w'abana bose bashobora byibuze gukora ibintu ukora? Hari nk'abana 25 bakora ya freestyle yo kuryama, iriya bita down freestyle. Iyo ugira ngo ni logo, iyo ubonye umwana uryamye kurusha abandi umenya aho aturuka. Ni mu Kiyovu kwa The Bullet. Ntabwo ari ukwikina. Urumva umutipe atari kwikina. Ati iriya yabaye logo. Iriya yabaye logo. By'ukuri nkurikije The Bullet ukuntu aryama kuriya, sinzi mu bana be niba bibaye harimo abaryama nka kuriya ko byaba ari byiza intambwe koko twaturi kwigeraho. Gusa nanjye nkumbuye kuzahura n'abo bana be kuko nkareba uko ibintu byifashe. Dukomeza twimukira gake gake tureba ahantu hari n'agacucu. Ndabona abajene bamaze gukora banarushya hari, ariko nta n'ukuntu mwaba mutarushya. Ariko noneho dusa naho turi no kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abajene aragira ati njyewe freestyle yanjye yo kuryama yabaye nka logo, ku buryo aragira ati abana bose bari muri club yanjye hafi ya bose bazi kuryama nk'uko ndyama. Mukuri banyarwanda murumva ni ikintu cyiza niba umuntu afite ubumenyi bungana kuriya, kandi akaba hari bamwe mu bana yabusharinze uyu munsi ukaba bashobora gukora ibyo akora. Urumva ni ikintu cyiza, ndetse nanizera ko ntekereza ko mu myaka iri imbere mikeya aba bajene bazaba bamaze kubaka impano mu bandi bana bakora ibyo bakora, ndetse ku buryo mpamya ko uyu mukino uzaba ari umukino uteye imbere ku rwego mpuzamahanga hano mu Rwanda. Noneho bivuze ngo skate nk'uko twiganiriye n'uriya muvandimwe atubwira ati njyewe ibi bintu najyaga mbibona nkagira ngo ni iby'abanyaburayi, nkagira ngo ni iby'abanyaburayi, ariko noneho mbyiboneye hano KGL. Ese ko numvishe mwavuze Musanze hari skating, izindi club zose ngewe niba nibeshye zirina aho, ko numva uyu mukino usa naho wibereye i Kigali gusa. Nk'umwana uri mu cyaro ushaka kuwiga koko nihe nama mwamugira? Rero ndakeka mu ntara ntago ari Musanze gusa, hari n'indi ba i Karongi. Hari n'abasketa ndakeka naranabasuye bari i Karongi, nabo barazwi barahari. Hari na Rubavu, hari skate mu Rwanda imaze kugera ahantu tutaramenya n'iza Kamembe n'ahandi. Bivuze ngo nta muntu ufite urwitwazo ahantu henshi mu gihugu ashobora kubona uko yiga uyu mukino. Kubera support n'iki, bitewe n'uburyo bazabikunda n'iki. Muri plan dufite twebwe n'ukuzagira aba agent benshi ba skate mu gihugu. Ese ntabwo mujya mugira nk'igitekerezo cyo kusura nk'aho hantu mutekereza ko skate yaba itahaba wenda mu buryo bwo kugira ngo mukundishe umukino abantu baho, mu buryo bwo kugira ngo mukomeze mumenyekanishe, mujya mugira nk'igitekerezo wenda cyo kuba mwasura nk'ahantu mutekereza ko hatari skate wenda kugira ngo n'abahari babone ko iyo skate ihari mu Rwanda? Turabitekereza, bimwe twari twanatangiye kubikoraho. Tujya gusura nyine, akenshi bino bintu bisaba ngo uvugane n'abayobozi, ni ibintu biba biri muri riske. Nibura turashaka kujya tugenda na federasiyo ibizi, ku buryo tugendana n'inzego z'ubuyobozi zibizi ibintu twaje gukina. Urabona nta bibuga byazo
biraboneka mu Rwanda ku buryo n'umuntu naturuka akagira Rwamagana uzayikinira mu muhanda n'umuyobozi abizi atavuga ngo ni babajura nk'uko kera byahoze mbere y'uko tuza kuyigorora uko yari imeze. Turi mu bantu bashyizeho itafari kugira ngo skate igire izina ryiza, si ukwikina. Twasanze ihari ariko twashyizeho itafari kugira ngo skate igire isura, igire izina ryiza mu Rwanda. Bivuze ngo skate yari ihari ariko abenshi bayikinaga babaga ari nk'abarara, barabona dore itabi riratambutse, dore umujura aragiye. Bivuze ngo mwebwe icyo mwakoze ni ukuvuga ngo skate yari y'abarara, yari y'abanywa-tabi, ubu twayigize umukino abana bose bakina, ubu bakirushanwa ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Urebye nk'abadiplomate bafite abana inahangaha baba baturutse no mu mahanga, nimbazanye umwana akavuga ati ndashaka mu mumpera ubumenyi, buriya turi mu bantu tujye twemera abazungu baba bazi ibintu, hari n'ibyo baturusha. Nimba guhaye icyo cyizere ni ukuvuga ko nawe hari nyine nawe yakubonye mu ishusho nziza. Ntabwo umuntu yazana umwana azi ko ari butaha akamutuka, ari butaha akamubwira ibindi yumviye aho, ariko iyi mpamvu bagenda bakagaruka ni ukubera hari ikintu cyiza batwigiyeho cyangwa basanze yabafashaho ino skate mu buryo tuyikinamo. Twebwe turashaka kuyikuraho yari iri tukayikina giprofesiyoneri, atari ukuvuga biri lokale nka kumwe byari ukwishimisha, mfashe umuhanda ndagiye peyaje, mfashe umuhanda ndagiye hehe, ni ukuyikina kuri gahunda ku munsi wayo, mbese kuri gahunda. None se Bagaza, nagira ngo mbaze ko turi mu gihugu cy'u Rwanda kandi kigendera ku mategeko, iyi skate mukorana gute n'inzego za leta? Ku bijyanye n'iki no gukora n'imikoreshereze, iyo tuvuze ni ukuvuga ngo ngubu gahunda ihari ni yuko iyo ukora ibintu ugomba kubikorana n'inzego. Ndashaka kumenya uburyo mu communicatinga n'inzego, wenda nyine hari ibikorwa bya leta mujya mwitabira wenda mukina muri skate. Okay, murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye, njya mva muri Rwanda Hope Club of Skate Style, ni naho nkinira, ni naho natangiye umukino wa skate wanjye. Mu by'ukuri perezida nanamushimira mwita Cyubahiro Eric, niwe perezida wa Rwanda Hope Club of Skate Style. Ni ukuvuga ngo mu bijyanye n'ibyo warumbajije mu bijyanye no gukora n'inzego za leta, kora sensibilisation abumvisha ko guskatinga iyo unywa ikiyobyabwenge ntabwo wabasha guskatinga, ntabwo wanywa ikiyobyabwenge ngo ubashe guskatinga. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu dukorana n'inzego z'igihugu, cyane navuga nk'umurenge wa Kimisagara, kuko noneho club yacu buri ikinini ikina mu murenge wa Kimisagara. Hari ibikorwa bajya badutumiramo, yaba ama event aba yabaye, nk'urugero abadusura ku rubuga rwa Rwanda Hope Club, bashobora kubona hariho ibikorwa twagiye kwitabira bya leta. Ni byinshi cyane, ni byinshi twebwe turabyitabira. Hari ama event menshi leta idutumiramo kuko aba ari umukino ushimishije kandi ukurura n'abantu benshi. Suhuza abantu bo muri club yawe. Reka nsuhuza abantu bo muri Rwanda Hope Club, mbabwira peace and love, dukundane kandi tuzamure umukino wacu kabisa. MT The Bullet. Ase mbere yuko mva kuri Bagaza, kugeza iyi saha ukurikije ubumenyi ufite, uvuze ko urugendo rwawe rutangiye muri Rwanda Hope Club, kugeza iyi saha ninde muntu wumva ushimira cyane kurusha abandi, wumva wagize uruhare kugira ngo ufite ubumenyi ufite uyu munsi? Mbere na mbere ndashimira perezida wa Rwanda Hope Club kuko niwe wanyakiriye bwa mbere. Aba kabiri n'ubundi nashimira nabo nasanzemo, hari abagiye ariko abo twakomeje kugezana n'ubu kuko urumva imyaka isaga hafi nk'umunani 9 ndi muri iyo Rwanda Hope Club, abantu tukaba tukiri kumwe. Urumva ni ibintu byiza cyane, ndabashimira cyane kabisa kandi dukomeze twubake ubumwe. MT The Bullet, turi gusoza, nagira ngo nkubaze, ukurikije ubumenyi ufite uyu munsi, wavuze ko ufite timu y'abana benshi, ako se byibuze kugeza iyi saha hari umuntu ujya wumva ukugaruka mu mutwe wenda nk'iyo ukoze nk'aga freestyle runaka, ukumva nk'uwo muntu aragarutse akavuga ati iyo ataba uyu nguyu ntabwo mba narageze kumenya mfite kuri skate uyu munsi? Abo bantu barahari. Hari abangiriye inama nyine mu bitekerezo, hari n'umuntu kwigisha skate mu bitekerezo, hari n'abo twakinanye mbere nko muri club yakiniraga i Nyamirambo bitaga Rwanda Kings Skaters, yari iyobowe n'umugabo bita Habyarimana Karim, umugabo watarukaga n'imodoka, Imana imuha amahoro n'umugisha.
ni umugabo watumye nkunda skate kubera yayitwaye mu buryo budasanzwe mu gihugu cyacu gusa aracyayitwara ariko yaje guhura n'akabazo k'impanuka ariko ntabwo byamusigiye ubumuga ku buryo atakina skate arayikina ariko nko gutaruka imodoka nk'uko yazitarukaga ntabwo yakizitaruka nka kera ariko nkubwira ubumenyi afite buri hejuru namwigiyeho byinshi mu buzima n'ubuzima busanzwe namwigiyeho byinshi usibye na skate ariko man njye hari ibintu bamuvuga nkumva ndabikunze buriya ni gake cyane upfa kubona nk'umuntu hari ubumenyi afite ariko akavuga ati njye nubwo hari ibintu byinshi nzi ariko hari umuntu wantangije uru rugendo hari umuntu wankundishije uyu mukino hari umuntu watumye wenda icyo mfite uyu munsi hari itafari rye yashyizeho nyamuneka abanyarwanda tugira akandi kadefo buriya ko kutappreciating icyo umuntu yagiye akora wenda hari byinshi mwungutse ariko hari itangiro hari abantu babahaye inspiration ni ikintu rero gikomeye ahubwo ngiye mutumye noneho numva mfite undi mukora impano zitandukanye iracyafite akazi katoroshye ubwo bivuze ngo no mu biganiro bindi bizakurikira bizasaba ko tuzasura abagaza yaba muri club akoreramo bizasaba ko tuzasura MTD Bullet wenda tukajya gusura uwo mukoca bavuga ati yasimbukaga n'imodoka akaho kantu kararenze man yasimbukaga imodoka ate yambaye izi nkweto wumvaga ko niyemera kuri bagaza nanjye ariko anyita papa wa Dawuni ikintu cyo anziho akina dutoza nakoze Dawuni freestyle tumanuka peage arayikora ari mete peage hano mu mujyi turi muri Car Free Day peage cyane manuka hariya ndamanuka ryamye nk'igisiga muri Car Free Day oya n'ubu harimo imodoka ubipinga tugende oya nanone bimukiro kugira ngo twajya mu modoka wowe ashaka kwiyahura se nuko nubagaza batinye ngo peage nyimanuka Dawuni yarabibonye ubwe metero wanjye arambwe ati The Bullet ati freestyle nta muntu uyikurusha turayizi cyane metero wawe arakubwira arabizi ndataruka nkagwa hasi sinagira mu kirere nkawe zirazo kunyuramo nakaguru kamwe ariko wakoze Dawuni nawe ahita atangaje aho ngaho yaravuze ati nyamara uwo muringa niwe wawe ariko iyo Dawuni uvuga ngo ya peage ejo muri Car Free Day ariko niki ubuyobozi bw'igihugu cyacu butadukoreye Car Free Day iraje njyewe tuzajya uzayihera hehe njyewe nzayihera kuri rompuwe kugira ngo niyo mumugiriye imeneka nk'amazi umanuke peage kuri njyewe nzakumanukira peage tugera aho umupolisi bahagaze kuri abanyarwanda abantu mbumva ibi bintu The Bullet yabishobora mushyiremo hano muri comment nanjye icyo nzabakorera nk'impano zitandukanye umuhanda ufunze kuri Car Free Day ariko drone nzayizamura njyewe mu The Bullet ibyo bintu abitwereka niba yabikora koko oya ari ibintu byoroshye peage nge nzayimanuka nzabyuka ngeze imbere y'umupolisi oya umusa kwanza ngiye ndumva mutangiye no kwemera ka twite tunasoza ikiganiro ngiye mutangiye no kunesa umutima oya mwakira muri kwiyemera mwebwe umusaza nyuma yo kumubwira ngo natuvire mu kiganiro yaje arigunga umenya yaraye no kumusabe bifite se none akiyafata akantu imeze neza kabisa none se ikibazo niba kundi wase wigunga nicaye hano nyine numvisha ikiganiro nabonye nyine wapi nakirimo ndavuga ati kaniyizire hano yari byandenze birabwira abanyarwanda n'iki kintu bizeza ikiganiro cy'ubutaha bari urabizeza ikiganiro cy'ubutaha njyewe mfite trick nshyashya ngiye ngomba kubigisha kandi ngomba no kubereka zo gutaruka nkajya mu kirere cyane kw'iki kibaho cyanjye rwose nkakoraho ibintu byo gutaruka nkajya mu kirere cyane kabisa nkataruka rwose ngiye nkagendera mu kirere ndi kw'iki kibaho nkongera nkakigarukaho rwose ikiganiro gikurikira ni njyewe mugomba kugikoresha kabisa bakubonye ngira ngo n'ubu barakubona ibintu wakinnye niba babona bashaka bandike muri comment noneho gutaka bandike kabisa muri comment ubundi nze batemo show banyarwanda muze mwandike muri comment ubutaha noneho nanjye nzaze mbaye show kuri skateboard nguruka ninyabye n'ibirere nanjye n'amahirwe ngaragaza impano zitandukanye igomba impa amahirwe kabisa
nanjye nzaze mbahe show kabisa nguruke njye mu kirere mbereke nanjye ibyo nzi kabisa kugira abantu bareba impano zitandukanye abantu bareba impano zitandukanye ewa ubundo kandi subscribe kabisa natwe tuwe ko twazamuka tumaze kugera muri mukande like comment muna sharing kabisa abantu benshi ubundi tubahe show kubura nanze impano yego impano zirahari barazifite kuko nanjye bandushira nkweto impano barazifite ariko nanjye kuri skateboard yanjye impano nanjye kabisa nayo ndayifite kabisa umunsi reka duhure reka turi abanyarwanda niba bashaka kureba ubwo niba batabishaka niba batabitubwira natwe ntabwo tuzababereye ubwo se kabisa niba bataguhitamo ngo tuzakorane ikiganiro ubwo nta n'icyo kubereka baba babona yego urabyemeye impano irahari kabisa